after hearing what they have prepared. Allow me To welcome the servants of God. Healthy and wealthy families. Mureke ntavuze byinshi tubakire kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ndabasuhuje kandi mwakoze. Ni karibu pastor, karibu muherekeze. Wow. Hallelujah. Amen. Mushobora kwicara. Muraho mwese. Abona najyaga mbwira ko mfite umugore mwiza ntibabyemere. Ubwo noneho baramubonye. Amen. Twumvise ubuhamya. Ngira ngo umurimo w'uyu munsi urakomeye kubera ko gufatanya inyigisho n'ubuhamya ntabwo byoroha cyane. Ariko uburiya ngo ariyo baravuga ngo indirimbo nyir'urugo ateye niyo wikiriza. Aposo yavuze ngo akunda ubuhamya. Reka natwe uyu mugoroba jewe nzi kwigisha, nkunda kwigisha, nize kwigisha, ariko uyu mugoroba kugira ngo madamu aze kugaragara cyane, ndaza kumureka agenda atanga ubuhamya, ariko kugira ngo mwumve ubuhamya bwacu icyo bwubakiyeho. Jewe ubundi buriya muri kamere yanjye ndi umuntu uri très méthodique. Ibintu byanjye byose bigira amahame byubakiraho. Niyo mpamvu abantu benshi bibwira ko ndi ntagondwa. Buriya hari abantu uba ufite pila wubakiyeho. Jewe inkingi yanjye iyo ugerageje kuyinyeganyeza sinkukundira, kuko hari ibintu nize kandi the hard way. Urugo rwiza, urubona ari amagambo a healthy wealthy family. Kubishyira mu kinyarwanda cyumvikana ntabwo byoroshye, ariko nabyise gutya, umuryango umeze neza. Umuryango umeze neza mu mibereho n'ubuzima. Healthy, umuryango umeze neza ariko ufite n'imibereho myiza. Umeze neza kuko hari imiryango myinshi ifite imibereho. Ni naryo kosa abantu benshi bakora. Ugibona n'uzumva uko isi itekereza. Isi yo itekereza, ni naho ikosa ryabaye rinini, kandi sindi bubitindeho ibyo ngibyo. Isi itekereza yuko abantu bahaye amafaranga ukabaha ubwenge babaho neza. Mu kinyejana cya 17 18 umugabo witwa Jean-Jacques Rousseau n'abandi bo muri icyo gihe batangiye kudevelopa teori yuko igituma abantu batanezerwa biterwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ngo biterwa n'ubujiji, icya kabiri bigaterwa n'ubukene, icya gatatu bikaterwa no kutagira imyidagaduro. Baravuga ngo rero ubundi umuntu umuhaye amashuri akiga akamenya ubwenge, ukamuha amafaranga akashobora kugura ibyo ashaka byose, ukamuha n'ahantu yisanzurira, amaplage, amajardin, ngo icyo gihe umuntu rwose yanezerwa. Isi irabigerageza, ariko mu kubigerageza ikora ikosa rimwe, yirukanamo Imana. Kuko icyo gihe abo batangiraga iyo teori nibwo abandi hirya ba Darwin, ba Descartes, ba Hegel, ba Nietzsche, ba Sartre, ba Camus batangiye teori yo kuvuga ngo Imana ntikenewe, umuntu ashobora kwigenga, ubuzima burasandara. Nuno munsi muzitegereze uko isi igenda itera imbere. Yakuyeho inkingi ziyikomeza, biriya ba Bienvenue na Joel batubwiraga, iriya nkingi iyo uyivanyemo niyo wagira uti. Ikintu gitangaje nuko nabo banyabwenge, aho reka ndebe muri mwebwe abantu baba barize ibintu, ibyo bintu bya za literature na bya philosophy, ntabwo mushobora kuba muri hano ngo haburimo abantu bazi kura existentialist. Uzarebe umunsi batangiye kuvuga ngo Dieu est mort, ba Nietzsche
batangiye kudevelopa teori ivuga ngo la vie est absurde. Iyi Imana wayikuyemo ubuzima bwakajagari. N'abandi babyumva n'abari hafi n'abari kuri, ntimuzibaze ngo kuki isi irimo akajagari no munsi. Nuko uko isi yagiye yunguka amafaranga, isi ikagenda yunguka ubwenge, ikagenda yunguka imyidagaduro, Imana twayikuyemo. Pirazi rero twebwe twubakiyeho 3 n'ubundi ziri biblique. Reka ndacunga igihe neza, ngiye kubaha inkingi 3 zubakiye kuri Bibiliya, hanyuma nindangiza tubaho ubuhamya. Turabaho ubuhamya mu ngingo 3. Arababwira uko yatekerezaga mbere yuko ahura n'umugabo, nanjye ndaho kandi muri make turaza kugerageza kugenda tuvuga muri make, hanyuma tuze kubabwira uko twahuye, hanyuma nuko tubana umuryango umeze neza mu buryo bw'imibereho n'imibanire. Icyambere, Zaburi y'112. Iyi Zaburi ndayikunda cyane, n'ubundi narayikundaga ariko naje kuyikunda kurutaho. Hari igihe jewe nagize umugisha, data bukwe yari umurokore w'umuvuga butumwa. Mu magambo make y'ingenzi nshobora kuvuga ko nta data nagize mu buryo buzwi, kuko yapfuye ndi muto. Nari muzi kugera burya umwana w'imyaka 5 iyo umubwiye ngo ariko ngwibuka ko papa we yasaga, bishobora kugutangaza. Sinibuka uko umutwe we wasaga, ariko nibuka ibintu yambaraga. Kubera impamvu imwe, papa yari umucuruzi, yajyaga ajya i Bugande kurangura ibintu acuruza, akagenda ku igare akambara utuntu bitaga shati koti. Twari utuntu njya ntubona n'abanyamakuru muri kino gihe ngira ngo nibo bambara za shati koti, utuntu tw'utukote dufite imifuka hano na hano na hano na hano, n'amaboko wewe yarafite maremare. Noneho iyo yazaga ku igare, muri shati koti ye yashyiragamo amabombo. Hari abantu baza amabombo y'amadivani afite imihiro, iyo yazaga iteka ryose twamubona. Twari dutuye ahantu hari agacuri kameze gutya, iyo manukaga ku igare ikintu cya mbere twakoraga kujya gukora mu mufuka ngo dukuremo bombo. Iyo nibuka papa mwibukira kuri ibyo bintu 3. Icya mbere ni izo bombo, icya kabiri yigeze kunkubita. Yari afite, yakundaga imbwa. Papa yakundaga imbwa, aza gucirira ikibwana cyiza kinini, nanjye ndakireba, nari nabonye igishushanyo cy'imparage, mbona cyavamo imparage nziza. Ndagenda ndagifata nkisiga amase, ababaye muzi ko amase ubundi yenda kuba umukara. N'ingwa, hari ingwa bakoreshaga bakinga inka, abatarabaye mu nk'ibyo byo gukinga ntimubizi. Noneho mfata amase ndagisiga neza, nsigaho n'ingwa, kiba imparage. Umva, papa yaraje akubise ikibwana cy'amaso. Byakurikiyeho nyine yarankubise, numva uko mbaye, ikibwana ndacyuhagira. Hanyuma icya 3 nibuka nuko yagiye tukamubura, twongere kumubona. Yapfuye muri 63, baragiye aherekeje abantu bahungaga, bagarutse barabafata barabica, nuko byarangiye. Hanyuma ubwo impamvu mvuga data wo kenshi abantu bari Kongo, kuki pastor Ntwani yavuga sebukwe ntavuge se. Hari abantu bigeze kubimbaza. Data bukwe rero se w'uyu mugore wanjye yari umuvuga butumwa wa wundi wa zamani wakijwe muri za 33 bo muri revive. Noneho duhura, jewe namaze gukizwa, duhuye tuba inshuti. Yaradukundaga, twara abasore benshi, yari umuntu w'umumenta ukomeye cyane. Twara abasore bakijijwe tukagenda dukunda. Noneho rero agiye kwitaba Imana, kuko abaganga bari bamubwira ati indwara urwaye ntuzigore, ujya kwibagisha, utegereze gusa wigire mu ijuru. Nakoresha igiterane. Hanyuma arambwira ati rero wowe ni wowe uzigisha, kuko muri Anglikani tugira abantu bitwa ba kanoni. Kanoni burya ntabwo ari titre ya gipastori, by the way. Njya numva abantu benshi bakunda ngo ngo kanoni, ngo yita mwese kanoni. Ngawe ni ubundi kanoni ari munsi ya pastori. Kanoni ni agatitiro honorifique gusa, ko n'abarayiki baba kanoni. So data bukwe yari kanoni, nanjye ndi kanoni, kanoni muto na kanoni mukuru. Arambwira ati rero kanoni mukuru yatanze itegeko ngo kanoni muto uzaze wigishe kuri aya magambo. Zaburi 112 nicyo nyikundira, ariko isamarayizinga n'ibi bintu tugiye kuvugaho.
iravuga ngo hahirwa ubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Pillar number 1, umuryango umeze neza. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Reka wenda ngarukiriza aho ngaho. Ubundi ushaka guhuza healthy na wealthy bihurira muri ayo magambo. Imana iravuga ngo umuntu wubaho Uwiteka, umuntu wubaho Uwiteka azahabwa umugisha. Nta nubwo buri Imana ivuze ngo azahabwa umugisha, ni ukuvuga ngo ibintu byose twifuza bikubiye muri iryo jambo, ariko ikongeraho igaspecifiya noneho ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Hanyuma icya kabiri, ubutunzi n'ubukire bizaba mu rugo rwe. Reka rero mbahe samari ibintu bitatu twebwe twubakiyeho urugo rwacu, hanyuma tubaho ubuhamya. Kuko akenshi twe dukunda no kurambura inyigisho ukayigira ndende. Uyu munsi sindi butange ingero z'inyigisho, ndabaha pila, ahubwo mbere icyo kwizo pila twazubakiyeho inkingi 3. Iya mbere, kubaha Imana. Inkingi ya mbere y'urugo rwiza ni urugo rwubaha Imana. Urugo rwubaha Imana rurangwa n'ibintu 4. Ibyo jewe nari narabyanditse nkiri umuseribateri. Bari yabo bavukiye mu muryango w'abapastori, jewe wacu nta mupastori wari urimo. Ariko mama yari umugaturika wa wundi wa serieux. Wembuze wa serieux ntabwo ari umugaturika serieux, nari kubiku. Yari umugaturika wa serieux. Mama yatubyutsaga mu gitondo. Icyo cyari igihe cy'imirimo, kuko urumva yapfaka afite imyaka 27, adufite turi abana 4. Umwaka wa mbere uramucanga pe, nta kindi yakoraga, yarariraga gusa. Kandi natwe tukabibona ko hari ikintu cyabuze. Noneho ageze aho sinzi ikintu cyamujemo, agira gutya aribirindura, ariyuburura, ahindura isura. Aramfatanye na mukuru wanjye atugira abagabo. Nari mfite imyaka 5, mukuru wanjye afite 7, ubwo nari ngeze kuri 6, wageze ku 8, aratubwira ati mwebwe muzaba abagabo. Mukuru wanjye amushinga ibintu by'inka, jewe nshinga imirimo yo mu rugo. Guhera kuri iyo myaka mba organize systematiquement. Nabyukaga kare, mama akajya mu murima guhinga, je nkajya gushaka ubwatsi bw'inyana, navayo nkareba yuko dufite amazi yo kuza gutekesha, nkareba yuko ibintu byose mbese biri ku murongo. Nkajya kwiga muri kilometero 4 niruka. Ingoma ku ishuri yavugaga, twe bavuzaga ingoma ingoma yajyaga kuvuga namaze gutondeka ibyo njya gucekinga mu rugo niba bihari, narangiza nkajya gufasha mukuru wanjye gucyura inka, tugakama, tukaryama n'ubwo buzima. Bituma rero mama ariko ninjoro mbabwire twabaga tunaniwe tukavuga ishapuri. Ndakuramutsa ugasinzira, ariko rimwe na rimwe akajya kuyirangiza twese twagorye, ariko tukayivuga tu. Icyo ni kimwe. Ntabwo iyo piriya ya Bibiliya ntayo twari dufite, twari abakatolike. Ariko mama akagira valeur ziri hejuru cyane, sindi buzigemo. Nyuma antera umwete niga mu seminari, hanyuma njya muri universite, ngezeyo byose mbivamo. Uri umuntu w'umujene wavukiye muri bene izo discipline zo mu rugo, hanyuma warangiza ukajya muri universite ugasanga hari freedom. Uvuye mu seminari umeze nk'iciye ikiziriko. Turanywa, turabyina, jewe n'umwatlete, ndi n'umuhanga mu ishuri, ibintu byose nyine bigenda bien. Ariko nkajya numva hari ikintu kiburamo. Ubwo niba ndihutisha inkuru, ndagiza muri universite, mba umwarimu muri universite. Rero buryo uri umunyabyaha, iyo ubonye amafaranga, icyo amafaranga gukorera no kongera ibyaha wakoraga. Noneho dissatisfaction iriyongera, ngira ibyago bivamo umugisha. Umwaka ukurikiyeho barandinganiza, politike twagiraga hano yitwa kuringaniza, mbona iba waraje ivuye muri ministeri ngo kubera impamvu za leta, ubwo nyishyize mu Kinyarwanda ngo ntukira umwarimu muri universite, twakohereje muri secondaire.
bagira gutya baranterura irurindo muri tronco medum nisangayo. Isi yanjye ubwira senyutse ntangira gusoma Bibiliya. Ubwo ndimo ndahina inkuru kugira ngo nze kumuha umwanya. Ntangira gusoma Bibiliya ndakizwa mpura na Yesu. Jewe rero iyo mfashe ikintu mbanza nkakigenzura. Ni amezi 6 yo kuba ndasomye Bibiliya inshuro 3. Nyirangiza ntasimbuka n'umurongo mfite ikaye n'ikaramu ko no muri university nigishaga ibintu bya critique littéraire. Mvuga ngiye gusesengura iki gitabo nk'umwe intellectuel. Numve niba wacyubakiraho ubuzima bwawe bukaba buzima. Sesengura inshuro 3 nyirangije nayirangije nabaye muvuga butumwa. Mbwira abantu ngo ubungubu ndibuka nandikiye abasore twajyaga tugendana mu byaha ndababwira ngo guhera uno munsi nafashe icyemezo ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Icyo yita cyiza nzakita cyiza, icyo yita kibi nkite kibi. Ni discipline ko buri mwaka ngomba kuyisoma nkayirangiza nibura inshuro imwe. Kandi imyaka 41 maze nkizwa narabikoze. Pira number 1 Imana. Kuko Imana niyo shyize order mu buzima bwanjye. Order. Ariko muri ya systematicité ntangira noneho kubera ko narabyumvaga ko nzashaka. Nari mfite umukobwa twuzura icyo gihe. Hanyuma arankwepa. Arankatira niko basigaye bavuga. Kwabonaga urumva monde yanjye yari yasenyutse sensero. Nari umwarimu muri université, nari mfite inzu, nari mfite umushahara, ibintu byari ku murongo, twari twaplaninze, byikubise hasi, abona sindimo gufata icyerekezo vuba. Umukobwa arambwira ati guse yibonera undi nyina arankatira. Ariko ubwo nabonye Yesu aramusimbuye. Ndategereje abo bakatiye mwe mwihanganye mukomeze mwumve ko Yesu akiri ku ngoma. Noneho ngiye kubereka pira ya nyuma hanyuma dutangira ubuhamya. Ngejeje ku myaka 30. Ubwo yankatiye mfite 26. Ngeze kuri 30 mbwira Yesu ndamubwira ngo rero Yesu ni warashaka kumba padiri ubimbwire narahiriye kukumvira ndasubirayo. Ariko ubundi otherwise na mama yandambiwe. Kuko icyo gihe yarampamagaye aranyicaza arambwira ati ariko ujye ubona abana ba mushiki wawe. Icyo gihe mushiki wanjye we yarangije secondaire ahita arongorwa. Ni mushiki wanjye nkurikira. Abana be bari bagize primaire hagati. Arambwira ati ujye ubona abana ba mushiki wawe ni ati subitekerezaho iki ndimo ndasenga aricecekera. Haciye undi mwaka arambaza ati ariko ibintu nakubajije umwaka ushize ati wambwiye ngo iki ndimo ndasenga Imana iragusubiza cyangwa tuyifashe. Ndagenda nka kwa kundi Hezekiya yatwaye urwandiko ndagenda nyibera Imana rimwe Imana buriya ntabwo wabyumvise na mama mbyara yandambiwe ihuti iyi speed urimo kugenderaho ni ntoya cyane nayo irampindukirana irambwira ngo ariko ubundi uriteguye Imana muziki mfite lisanse mfite masters nzi gutekereza narakijijwe ndi umuvuga butumwa mbuziki Imana irambwira ngo yasubira inyuma banze w'igiko umugabo according to me amera. Buriya ari ikibazo kinini nyakubahwa Apostle. Abagabo benshi barongora ari ba big boys. Kuko nafashe Bibiliya noneho ntangira systematically guhera kuri Genesis kugeza kuri Revelation. Ndeba umugabo according to God asati. Principe ndazandika sindi buzisubire mu uyu mugoroba byaba birebire. Hanyuma ndangije ntangira kwishyira ku murongo. Ikintu cya mbere cyitwa responsabilisation. Kumenya gusoza inshingano zawe nk'umugabo. Icya kabiri gukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Icya gatatu kuba protection y'umugore wawe nkuko burya Yesu araturinda. Anyway nyuma ejo bundi hanga maze kubona yuko bikora nanditse igitabo cyitwa umugabo mu mugambi w'Imana. Icyo rero cyampaye noneho ubwo ntangiye kubitekereza byanyongereyemo pira ya kabiri ko natangiye gukora ubushakashatsi ku ngo nziza nimbi. Agenda nkareba urugo rubi nkitegereza uko rukora ko nawe mfite abantu b'inshuti zanjye bamwe bafite ingo nziza n'abandi bafite ingo mbi. Hiyongeraho pira ya kabiri yitwa communication. Communication
kuvugana ibintu byose. Hanyuma ibyo ngibyo birangiye nongeraho iya gatatu, unasanga muri Bibiliya ahantu hose planning, gukora igenamigambi risobanutse ry'ibintu byawe byose, ku buryo reka wenda baho ubuhamya bw'umwanyuma muhe noneho hatangira baho ubuhamya twinjire uko twatangiye. Jewe nari umwarimu, urumva mvuye muri universite, nari mfite inzu ngiye kwigisha muri segonderi. Hari ukuntu abarimu batekereza, nkumva ukuntu abarimu bavuga, noneho kubera gukizwa na za pirazi namaze kubaka, ndavuga ntoya ngiye guhinyuza iyi mitekerereze, kandi challenge nihaye nzarongora mfite inzu i Kigali. Ndabistatinga, ndabidekarara, mbibwira abarimu twakoranaga, bavuga ati wowe uri umwiyahuzi, uri pasa muremure, ntushobora kubona inzu i Kigali, uri umwarimu Rulindo. Iyo mu cyaro, burya kuba mu cyaro bifite avantage kuko mu mujyi ibintu byaho birahenduka. Icyo gihe nahembwaga 25,000, ndabibara neza, ayo twakontribuwaga twara abasore 4 tubana mu nzu, ndabibara ni target yuko buri mwaka buri kwezi ngiye kujya saving 12,000. Ndayasavinga umwaka wa mbere mbona 140 ndabifite. Hanyuma mu myaka 2 mbaza muramu wanjye nawe ntiwanshakiye inzu i Kigali aho ngaho. Buriya rero cyara Kigali yari ihendutse ntimubizi, muri za 89 za 90 washobora kubona inzu y'800 hano. Naraje ndayigura i Remera, nziza nini y'ibyumba 3 na salo nini wakiniramo umupira, afite na cuisine na toilette. Hanyuma ibisigaye tuyijyamo, ariko nawe yaramfashije araje kubibabwira. Kuri iyo nzu ubwo nyine twayiviriyeho indimwe. Bintu 3: Imana mu rugo, kandi twabyumvikanyeho tugishakana, reka mureke bari bubivuga. Ibyo twumvikanyeho tugitangira kuzura, wenda babwira uko yatekerezaga, ubwo gihe nababwiyeho gato uko natekerezaga, hanyuma tugiye kubaho ubuhamya muri iyi minota rwose 35, kandi turagenda inyigisho turagenda tuyikombinamo, kandi birakunda kuko sinshaka kumucura umwanya, sibyo? Kandi ni uri butange ubuhamya bunini, jewe nzajya nongeraho utuntu tw'uturungo gusa. Kambanze nshimire cyane Aposo katugiriye, aduteye iteka niko abarundi bavuga, yatugiriye neza cyane kudutumira. Nge simenyereye amatara menshi nkaya, muraza kubona mbiri icyuya kuko yarabivuze ubushize naramukurikiye avuga ahantu yagiye agasanga amatara ari make, ubanza hari mu rusengero rw'iwacu kuko haba amatara atangana nk'uku nguku ariko ni meza, amatara ni meza, atuma abantu basa neza, ubareba ku maso arabona mukeye cyane. Amatara arakesha, ni ikintu cyiza rero, Imana imuhe umugisha. Tumaze iminsi twumva ubuhamya, ariko ubw'uyu munsi bwari special. Mwakoze abatanze ubuhamya mwese, bwari special. Ndizera ko buri muntu wese yakuyemo ibye. Rero sinzi aho nahera, nabajije Aposo nise abantu bamaze imyaka 34 ubuhamya baheraho n'ubuye. Ubwo rero turabugira bugufi, no ku cyumweru twongere dutanga ubundi. Ariko icyo nababwira, nge nakuriye mu muryango utandukanye n'uwe mwabyumvise, kuko navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, kandi nari umwana wa 10. Ariko nubwo navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, ntabwo nari nkijijwe. Ikintu nshaka kuvuga ahangaha rero kirakomeye, kuko abantu bavukira mu miryango ikijijwe, mwebwe mwagiriye ubuntu, mwebwe ba Joel na ba Bienveni, kubera ko mwaranakijijwe. Twebwe twabayemo turi n'abanyedini beza cyane. Sinzi abanyedini muraho ashobora kuba hari abarimo bakira abanyedini, kuko kuba mu idini ntabwo bivuga kumenya Yesu. Kandi ushobora kuba mu idini, kuba mu idini uririmba, bakagira ngo uzi Yesu, uri muri korari, ntari umukorari kandi ntazi Yesu. Ushobora kuba mu idini ukanayobora gahunda, nari nzi kuyiyobora
kuko mu ishuri nigagamo nari nkuriye groupe y'abaprotestante kandi nkayobora kandi ntakijijwe. Ubu harimo abashobora kuba babyumva bameze nkanjye. Ushaka kuba mu idini rwose utazi Yesu. Hanyuma rero jye nagiriwe ubuntu mfite imyaka 16 ndi muri secondaire. Nibwo Yesu twahuye. Uko twahuye ndabigira bigufi. Nkuko bariya babivuze ba Bienvenue na Joel, twakuze dusoma ijambo ry'Imana mu rugo mu gitondo na nimugoroba. Byari ibiryo twarabimenyereye. Njya ku ishuri papa yampfunyikiye ibintu byose yongeraho Bibiliya, indirimbo n'umusomyi. Abatazi umusomyi ubwo muzawumenye kuko ni agatabo kadufasha gusoma Bibiliya buri munsi. Ariko nubwo yabipfunyitse ntago ngiye numvaga hari icyo bimbwiye. Nari umunyedini nyine, narabitwaye mbishyira ahantu ndabibika. Hari n'abandi mujya mubipfunyikira, muhumure buriya Yesu azabikoresha mu gihe cye. Haleluya. Ababyeyi benshi bakunda kubikora b'abakristo bakabipfunyika. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tumenyereze abana inzira bakiri bato ngo bazarinda basaza batarayivamo. Ntimurambirwe rero kubapfunyikira, nta wamenya mu gihe gikwiriye. Umunsi umwe rero nabyutse numva nshaka gusenga, nari mu kigo cy'abagatulika. Baratubwira ngo padiri uyu munsi arasengera abantu buzuzwa umwuka wera, roho mutagatifu. Numva ndabishaka, ndavuga reka nkurikira iki groupe. Ndi umuporoso mwanglikane mwiza, nigira mu kiliziya, turagenda turicara muri chapelle barasenga, bavugaga nyine ishapure n'amasengesho basubiramo, twiriza umunsi, ariko ntago twatashye tutahanye uwo munsi. Ariko numva ndacyafite inyota. Ariko kuko nakuze nkunda nyine kumva iwacu dusoma ijambo ry'Imana, jewe nize gusoma. Hari igitabo cyitwaga kera habayeho, cyarimo amateka ya Bibiliya muri Ancien Testament. Ni cyari igitabo cy'abana, nicyo twigiyemo gusoma, ku buryo inkuru zose za kera zo muri Bibiliya twabaga tuzizi mu mutwe, wumva uzizi. Noneho numva ndashaka gusoma Bibiliya uwo mugoroba, nzana Bibiliya yanjye. Ntangiye kuyisoma ndavuga se ndasoma hehe, nkumva nakwigira muri Ancien Testament kuko harimo inkuru ziryoshye, burya habamo inkuru ziryoshye. Ariko numva umwuka arampata kujya muri Nouveau Testament. Narambuye gutya bisanzwe ngenda nshaka, mpereye muri ndavuga kantangire Nouveau Testament, ntago nayikundaga cyane. Noneho ntangira muri Matayo nsomye, muzi ukuntu itangira, kanaka yabyaye kanaka genealogy ya Yesu, ntabwo iryoshye. Numva ntago birimo kumfataho. Ndongera nkubita za page ndazirambura ngo ku magambo yahinduye ubuzima bwanjye. Mu Baroma bice 10 habanje umurongo wa mbere uravuga ngo bene data iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abisirayeli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava ku bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Ndavuga nti iki ni icyambere kikoze ku mutima wanjye, numvise ko nihangiye gukiranuka kwanjye. Kuko urumva niberaga muri korali nkayobora nkanabuhugura abantu, nari nzi no guhugura abantu. Abakijijwe batagenda neza nkabwa ntago wowe ukijijwe, umuntu ukijijwe ntabwo agenda gutyo. Yera imbuto zikwiriye abihane. Nari nzi kubivuga, uzi ukuntu aba bana bavukira mu miryango yacu baba babizi pe. Baba babizi, bazi n'ijambo. Rero hanyuma umurongo wa 9 niwo watumye nkizwa. Uravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ayo magambo niyo yahinduye ubuzima bwanjye. Uwo mugoroba naraye nkijishwe. Mu gitondo rero twagiye mu materaniro yacu, twajyaga mu kiliziya, twavayo tukajya mu materaniro ya Protesta. Noneho duhuye, ibyo bize, ibyo baririmbye, ibyo bakoze sinabyumvaga, jye nari ndimo nsubira muri aya magambo. Mu gihe cyo kwihana ntago nihannye kuko bigishije, nihannye jye natsinzwe n'iri jambo. Mpaguruka gutanga ubuhamya, nuko nakijijwe.
kandi guhera uwo munsi ngendana na Yesu kugeza uyu munsi. Nakijijwe muri 83, ubu maze imyaka 41 nkijijwe. Rero twari ku kigo kimwe kuko jye nari umunyeshuri, we yari umwarimu, nawe yakijijwe muri uwo mwaka muri 83. Tugahurira muri rya tsinda, ari mwarimu ugenda umunyeshuri nyoboye nawe atwigisha 83, 84 kugeza noneho. Reka simbuke ngere ku by'urukundo rwacu kubera umwanya muto. Twakundanye ngira ngo urumva twamenyanye 83, ni nabwo namumenye nk'umwarimu. Hanyuma ubu tumaze imyaka 41 tuziranye. Hanyuma 88 nibwo yampropose. Ariko reka mbabwire rero igishimishije, abantu murimo gudatinga muri iyi minsi, sinzi niba hari cyangwa abadetinzwe, sinzi niba hari umuntu bigeze badetinga nkanjye, ko igihe ibyanjye byabaye mu mwuka. Reka mbikuvugire. Oya, reka mbyivugire. Ntabwo yabivuga nkanjye kuko ntabwo yavuga amarangamutima yanjye, wazavuga ukuntu byamujemo, ariko genda mubwira uko nabyumvise. Ayayaya, buretse njyewe nahuye n'ibibazo 88. Namutije igitabo cyo gusoma kuko twari abarokore, namuhaye igitabo cy'ubuhamya bw'umukobwa witwaga Genevieve. Cyari igitabo cyiza cyane, arakijyana aragisoma, kirangije agirisamo agapapuro gato cyane, sinzi ukuntu kangana, kari gato koko, kanditsweho imirongo ya Bibiliya. Hariho imirongo 4. Umurongo wa mbere oya, ndabivuga uko nge mbyibuka, uko rego uyu nguyu yanabivuze ntiyanabyibuka, reka mbyivugire. Umurongo wa mbere wari muri Yeremiya 31, ngira ngo hari nk'umurongo wa 3, waravugaga ngo Uwiteka yambonekeye kera, ngo aravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho. Ntago umva ndagira ngo mbabwire ngo ni quiz, mureke mubanze mutega amatwi mwumve quiz yanjye. Ari quiz ikomeye. Quiz murayizi, cyangwa dovinette, cyangwa igisakuzo niba ariko nacyita mu Kinyarwanda. Wari umurongo number 1, ntago wari wanditse utyo, wari wanditse Yeremiya 31 umurongo wa 3 gusa, ashyiraho 1. Number 2 ashyiraho 2, ashyiraho itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Ariko mbere ya 18 ahubwo haravugaga ngo ndaje mbabwira ukuntu byari bimeze. Yeah. Haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Arongera aramanuka, oya ahubwo musubire hirya hejuru aho Adamu yise amazina. Imana ngo izanira Adamu inyamaswa zose n'ibindi abyita amazina, ngo ariko umufasha umukwiriye yari ataragira ate, yari ataraboneka. Ubwo ni akarongo gakurikiyeho, ni aka 2, aka 3 byari agapapuro nagasanzemo mu gitabo. Hanyuma umurongo wa 3 muribuka Yohana umubatiza atuma abigishwa be kuri Yesu. Muhise mubimenya, ngo ese ni wowe wa wundi, ngo cyangwa dutegereze undi. Hanyuma
nababwiye ko ari quiz. Aranyandikira akantu gatoya hasi aravuga ngo iyo mirongo uyisome wenyine ngo hanyuma usenge uzansubize. Murumva ko ari quiz, ariko namaze kuyisoma nyine numva icyo yashatse kuvuga. Kubera ko yashatse kuvuga nawe natubwira icyatumye abyandika gutyo. Amen. Bo yabibabwiye yuko twabanaga ku ishuri, ubundi mu barimu bari serious. Yewe nari muri barimu bari dead serious, ntabwo ari serious gusa. Ni wa muntu uba serious akamera nk'ibuye. Kuko n'abanyeshuri yewe narantrainer wa equipe ya atletisme n'abana nantrenaga barakubwira ngo entraîneur nari na préfet des études ngo niya gufasha, kuko ari ubwimbwa zabafataga ngo niya gufasha ngo agukandire imbwa, kuko abana urumva ryari ishuri ry'abakobwa kandi nanjye naragahungu, nimugire ngo nimone nshaje ngo mugire ngo niko nahoze meze. Wari umwatlete mwiza cyane. Nari umwatlete, ndi umujene, mfite n'umusatsi mwinshi, bise bene kagahungu. Abana rero bakankunda cyane cyane nka equipe yanjye ya atletisme barankundaga cyane. Akaba nubwo bigusha imbwa kugira ngo nyine mbahekeya, haza nkamubwira ariko iyi mbwa yagufashe ugira gutyo ukakanda miskri kongera gasubirana ngo coach ngo byanze vrema, hagenda nkamufatira nyine nkamukandira, harangiza bagasubira kwiru ngo uzi yuko ngo coach ni yagufashe ngo nta santima ziba mu ntoki ze, kuko numvaga ngomba kuba umwarimu utavangavanga. Noneho rero barimo kurangiza ntabwo twuzuye, jewe nagezeyo mbabwira indi story atababwiye. Nagezeyo yiga mu wa gatatu, noneho ndibuka umunsi wa mbere nagiye mu ishuri. Ubundi gihe nafite habitude najyaga mu ishuri icyumweru cya mbere abana bose nabaga mbaza amazina, ko najyagamo nkava ku ntebe njya ku yindi, nkahagarara iruhande rw'intebe buri munyeshuri nkamwitegereza, hayivaho nkajya ku yindi nkamwitegereza, nabaga nanditse amazina yabo nkagenda ndeba kugira ngo amasura n'amazina bihure njye mbahamagara mu mazina. Noneho ngeze ku ntebe ndibuka ahantu yicaraga hirya mbona agakobwa gafite akajosi karekare keza, siwe wari urimo wenyine, harimo n'abandi, ariko ubwo yagiye muri kategori y'abari kuri kategori yo hejuru. Noneho dusubiye muri salle de prof, umwarimu umwe twari twariganye yari inshuti y'abasaza be babaga Rwamagana, n'abasaza be bakaba inshuti zanjye ko twembi twari abanyamutara. Arambwira ati ariko se ati wabonye mushiki wa bakanaka muri iriya shuri wari uvuye kwigisha ntuwuhe? Ati nta gakobwa wabonye kicaye ahantu ku nguni ni Penina? Ati bigarukiraho. Ndabigisha bageze mu mwaka wa nyuma, abasore twasenganaga biyi wacu baba mentorizi ba muzehe barasenga, twajyaga duhana ibyifuzo nyine tugasengerana. By the way twaje no kuvamo abapastori twese abakiriho. Noneho umwe aviyo mu mutari wacu aza ansanga irurinda arambwira ati rero tuje kuguha inkuru nziza, kagira inkuru. Twarasengaga umuriro ukamanuka. Noneho araza arambwira ati twafashe amasengesho yo kugusengera, ati kandi Imana yaradushubije, nikagira inkuru nziza. Ati umugore wawe kuri hafi kuruta utekereza, ni ntakabandi. Ati rwose twarasenze Imana iradusubiza, yashyizeho view. Ati ni Penina. Ndamubwira nti baba we ibyo ntabwo ari Imana, ibyo ngibyo ni amasantima yanyu. Ni Penina afite ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere ni umunyeshuri wanjye, icyo ntigishobora gutuma, icyo ntabwo cyari icyaha muri sansi y'ibyaha byo muri Bibiliya, ni impamvu. Ndamubwira nti ntabwo nshobora kurongora umunyeshuri nigisha byanyicira izina. Aricara yeza kirazira. Ndabona ni impamvu ya kabiri, nge nasabye Imana umugore ndusha imyaka 4, uriya murusha 9. Ntabwo Imana ishobora kumpa umugore ndusha imyaka 9. Aricara aranseka. Ahubwo ni cya gatatu, ntararangiza kwiga
azajya muri university kandi nge ndihuta. Arangije arambwira ngo urabizi ngo reka dusenge nigendere ngo izo mpamvu zose 3 mpaye nta nimwe yanditse muri Bibiliya ngo bisigaye uzavugane n'Imana yawe. Nuko ubwo rero aragiye ndangira kwibaza rwose koko biriya bintu nasenga Imana ngo Imana irambwira ngo ariko ngo keep going. Ndicara ndabona se nzapropose nese kuko umunyeshuri noneho nandika ku gapapuro ariko narabanje ndabitekereza ndabisengera mbishyira muri zo formulation ndamubwira ni ntacyo reka mbyandike gutya nantera n'akadobo ntabwo tuzaba twavuganye ndazahaza mpakanire mubwire ni thank you ariko ntagiye mu magambo menshi ashyiramo yagarutse aje kuvuga yeye. Kwizi rero naragiye ndayikora hanyuma numva ntabwo bijyamo. Nabanje numva ntabwo bijyamo. Danaza ndamubwira nti numvise bitajyamo kubera impamvu ebyiri. Cyambere uranduta cyane kandi acyafite gahunda yo kujya kwiga. Cya kabiri urumwarimu wabaye umwarimu wanjye ntago numva ukuntu ntaba umugore w'umwarimu wanjye rwose ntago nazabibasha. Arambwira ati se byanditse muri Bibiliya? Ntabwo ntaho byanditse ariko ndumva bitarimo. Ati ntacyo niba ari iby'Imana ubwo ni iby'Imana genda ukomeze usenge. Nisubirirayo nkomeza gusenga. Rero amateka nayo mwayabonye twimariye mu 9 mu kwezi kwa 8 tariki 18. ariko wabwije kuri ko wankundaga. Ndabona aposo ashaka inkuru. Numva ashaka inkuru. Okay, nyuma yaho ubundi n'ubundi bwose naramukundaga. N'ubundi bwose naramukundaga. Ariko nkamukunda nk'umusore mwiza uraho cyane cyane iyo yabaga yambaye akaburuji nike n'agakote. Yakundaga kuba afite akaburuji n'agakote ka jacket. Afite na afro, afite ukuntu yazamukaga ahantu ukabona biraryoshye. Ariko ntabwo ibyo byatumaga numva ko yambera umugabo. Ikindi namukundiraga cyane yagiraga amaso manini. Ubu ngubu amaso arashaje. Yari afite amaso meza. Tukayita amaso y'inyana. Ayo maso rero nayo narayakundaga cyane. Nibuka mwemerera namukoreye poeme nziza cyane. Kandi nayise maso y'inyana. Ni wowe bivuze. Ako niko nari ntababwiye. Reka rero dukomeze kuko turashaka kuvuga pillars. Ubwo mwabyumvise. Pillars y'ijambo ry'Imana. Mwumvise ko ari byo twahereyemo. Ariko no mu rugo rwacu nibyo ryatwubakiye. Ikintu cya mbere cyadufashije no kubakira ku ijambo no gusengana. Reka manze mvuge gato muri fiançailles. Kuko biraza kurangira dutahiye ubuhamya. Ari no ku cyumweru nta kibazo. Nta yindi nyigisho irimo. Buriya ngewe nababwiye mbere yuko kubera ko nkuko yababwiye iriya myaka ngewe nagiye kwiga mu Bwongereza mvuyeyo nzanye masters numva ntazasubirira Rulindo kuko hari hakiri muri troncome. Ndasenga mbwira Imana mva rero nta kuntu namvuye kwiga mu Bwongereza mfite masters ngo masters yo mu Bwongereza muri 86 ngiye kwigisha muri troncome. Imana irambwira ngo noneho usubirayo nigiye ukohereje. Ariko iyo myaka yambereye imyaka ya discipline oya twari twarahuye n'ubundi twari ahubwo yari imyaka ya training. Icyo gihe cyo kwicara yagiye mu Bwongereza muri 85 nzana 6 urumva twari twarahuye 83 ku ishuri 86 ajya mu Bwongereza twari tunaturanye mu Mutara murumva ni byinshi. Gusa sinzi impamvu tutari tuziranye mbere ngira ngo hari ibintu Imana igira gutya igakora babaga bari mu mahema hirya iyo twajyaga bavuga yabaga ari hirya ngiyo sinanamenye ko ari wawe. Nuko icyo nendaga kubabwira za principe yewe nakoreragaho ubushakashatsi bwo kugira urugo. Twemeranije akimara kumbwira Yesu amahame turavuga ngo mva rero twumvikane nunansura cyangwa nkagusura hari ibintu tutazakora. Ntabwo tuzasambana mbere yuko twimariye. Tubigira principe. Ndamubwira ndabizi yewe nakirijwe narabaye mu byaha nubona naforotse ujye unyibutsa. Ariko
n'ibyo ntibyari kubaho kubera ko maze gukizwa nabwiye Imana y'ubure mbere Yesu sinjya menya kuvangavanga undinde sinzavangavange. Imana impa secret irambwira ngo ibyo kwifata no kwihambira no kugira gute ubivemo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Ntangira kwiga kugendera mu maso y'Imana. Nuno munsi jewe rwose niyo wanshyira hehe nakubwira ngo iyo mbonye Satani azanye bya bintu bye by'ibigeragezo nsuyicinga muri dimension ya Yesu nkabwo numva Yesu amaso yawe ambeho. Iyo umutima wanjye ubizi ko Yesu andeho ngira ubutware nk'ubw'intare n'ibyaha ntibikoraho. Twaruzuye twemeranya ko number 1 tutazigera turyamana mbere yuko twimariye. Ko nibaza ukuntu ndi umuvuga butumwa uzarongora umugore utwite nkumva ntibizagenda. Turabyemeranya. Icya kabiri twemeranya ko tuzajya tuvugana ibintu byose. Icya gatatu za principe nababwiraga twatangiye gupanga urugo rwacu tukiri abafiance. Kuko nubwo yari umunyeshuri nambwe nigenda wige rwose je sinanashaka no kurongora umunyeshuri. Ugende wige nzagutegereza aho uzarangiriza tuzimariza uzasanga adepr. Ariko izo principe tuzigenderaho. None igihe kiragera nawe ahura na politike y'iki gihugu yigaga muri universite muri 1989. Mumbabarire gusubira mu mateka y'u Rwanda. Abanyeshuri b'abatutsi benshi kubera ko byegeraga cya FPR yagiye gutera muri system bari baramaze kubimenya yuko hari ibintu birimo ku barabirukanye babashakira impamvu barabirukana. Burya rero ibyago byabamwe biha umugisha w'abandi. Baramwirukanye ndamwe numva reka rero nkubwire ibyago byawe ni umugisha wanjye. Reka dupange ubukwe. Dupanga ubukwe. Abashatse n'akazi yakabonye ngira ngo hasigaye icyumweru ngo twimariye. Bihitira aho ngaho ibintu byacu twari twabipanze. Jewe byose nari nabiteguye Yesu yarabimpaye biri ku murongo ariko ndibuka. Reka ko nkavuge kuko karafasha muri wealth. Biriya bya health and wealth. Twari health pe. Rwose iyo twahuraga twakoraga ibyo bintu bitatu: gusengana, guterana umwete mu nzira no kuganira. Tugapanga planning y'ubuzima bwacu. Icyo gihe rero tutangiye gupanga ubukwe twemeranye yuko noneho tugomba gutunganya inzu yacu ko yene nayiguze ariko ituzuye neza. Baramutwereraga kuko yabaga hariya inzu yacu yari muri kare gace kuri abazaho 525 yari yegeranye na 525 kandi aba kwa musaza we kuri stade. Nimugoroba rero akajyaza tugahana raporo kambwira ati uyu munsi kwa kana k'abantwerereye bampayaya nanjye bantwerereye bampayaya. Twapanze ubukwe kugeza no ku mavarisi yazanye. Amafaranga turayateranya twemeranya ibyo azazana n'ibyo azasanga. Twemeranya uzagura ibi muri reception n'abiriya tubipangira hamwe byose ku buryo ari health twari tuyifite nawe rese dutangira kuyisangira ku buryo muri ibintu byo kugura amavarisi mu Bwongereza nari kuya amaparisi meza. Ndabwo ntuzagura amavarisi. Nta mpamvu yo kugira amavarisi menshi. Ayo bazaguha amavarisi uzaza utwara ari hano ushyiremo ibintu hanyuma turabipangana. Kandi guhera uwo munsi byabaye culture y'urugo rwacu. Ubwo mutureba tugira konte zimwe, tugira konte ebyiri twebwe. Kuva icyo gihe tugira konte dukoresha kura, tukagira n'indi konti bahirgiriya itagira na sheki kugira ngo dukureho amafaranga. Iyo ya saving no kujya muri banke tukaka agapapuro ko gukora transfer tukayohereza ku ntuza. Bituma ugira urugo ruri balanced kandi ruhora ruri secure mu buryo bw'umutungo. Ibyo rero twatangiye kubipanga tukiri abafiance. Hanyuma dukora ubukwe turi Maria tujya mu rugo iwacu. Wenda ubwo ku cyumweru tuzibanda cyane kuri icyo cya wealth family. Uburyo health family ibyara wealth family. Katwikomereze kuri health family. Urugo rufite ubuzima bwiza. Yababwiye ko pira ya kabiri ari communication. Communication rero ni ikintu cyiza kandi gikomeye. Twayize mbere nkuko yababwiye. Je nari mutari ko yaranyigishije. Yambereye umwarimu mwiza mu rugo, yambereye umugabo mwiza, yambereye inshuti nziza, byose yaranyigishije. Rero ikintu cya mbere muri communication yanyigishije kikaniryohera
nuko iyo twabyukaga twarasenganaga kuko communication ya mbere n'Imana yari must mu rugo rwacu, gusengana mu gitondo, gusengana nimugoroba kugeza n'uyu munsi. No tunabyaye na nyuma yaho urugo rugira season, murabizi season zose kandi zirahindagurika, ariko nshima Imana ko tutigeze tuva kuri iyo gahunda. Iyo yabaye gahunda iri pirikomeye, fondasiyo ikomeye y'urugo rwacu. Kandi mbere yo gusengana ikindi twakoraga n'uyu munsi tugikora cyadufashije, wenda namwe uyu munsi cyabafasha, cyari ukubyuka tugasuhuzanya, twarangiza tukabwirana aho turi bwirirwe. Urakora iki uyu munsi? Uririrwa mu biki? Tukabivuga. Icyo gihe nta telefone zahabaga nk'izo dufite mobile. Reka da, umuntu yaragendaga uko yakagiye mu gitondo akagaruka nimugoroba utazi uko yiriwe. Kuvugana rero ngo ndirirwa aha ndaba ndi kumwe n'uyu na runaka n'aha nabaga nzi aho aherereye. Wenda byaba bituma atinda kuko twari mu bihe bibi, twavuye ko twimariye muri 90. Abantu benshi ntago baza amateka y'igihugu, ariko cyari igihe kibi cyane, hari za bariyeri, hari ibihe bitoroshye. Iyo nibura nabaga mbonye ko yatinze nabaga nzahwari, kavuga ntubu ngubu yagiye ku rusengero uyu munsi, ari mu masengesho arangira kuri iyi saha, nkaba nzi ko muri ayo masaha ameze gutyo ndi bumubone. Byaramfashaga. Ibyo bintu byagumyeho n'uyu munsi turacyabikora. Iyo tubyutse tuvugana aho turi bwirirwe n'ibyo twirirwamo, tukabona uko tubisengera, biratwubakira. Kandi hari ikindi byadufashije, nk'ubu ngubu kenshi hari ubwo barimo kwigisha nk'uko telefone ntiriho, ushaka kugira emergency, kuko nzi ko ari hano muri women, mfite emergency nzi ko arimo kwigisha, simbura umuntu wo muri women mpamagara nkamubwira nti you know what, ndashaka pastor Irijama, mbabarira umushaka mumbwirire ko mushaka. Murumva rero ko ibyo bintu byaradufashije cyane muri communication. Communication ifite za pillars nyinshi, akunda no kuyigisha aho murabizi, ariko yatubereye ikintu cyiza. Ariko kamvuga indi side iri negative, kuko hari igihe abantu bavuga ibintu byiza gusa mukagira ngo kwa pasiteri ni mu rugo nk'urw'abandi, imvura iragwa, imivi igatemba, imiyaga igahuha, bigatembera ku nzu, bigasanga iri kuri fondasiyo ikomeye. Muri communication ntabwo uyu mugabo ntiduhuje, ni umugabo ndi umugore, yababwiye ko ibyo bigenda straight to the point. Ni umuntu w'umurojike cyane, akunda ibintu bya logike bikomeye. Ngewe nkaba too emotional, nuko nimereye, genda madamu wendi bwana, nuko bimeze. Rero kubera ko tudahuye, tudasa, tutameze kimwe, ntitubura gukocorana. Murumva nyine umuntu uri emotional n'undi uri muri logike, hari igihe bidahura pe, sibyo? Tukagira ibitekerezo bimwe bireba iburasirazuba n'iburengerazuba, tukagira amadiscussion atarangira, atari bubone no gufata noneho rero bigenda biti icyo gihe. Reka mbaheho ubuhamya. Ibyo bintu byarangoye cyane kuko cyambere nari muto, nabanje kwibwira yuko ari ukwanduta, ntabwo nari nakamenya ibyo ari byo. Kavuga ntiburiya no kubera ko anduta, niyo mpamvu iyo mvuze A yumva B, agira ngo nukwera ko ari mukuru ugenda mutoya. Ariko naje gusanga atari yo mpamvu, ahubwo nuko uko ateye nuko nteye biratandukanye. Rero byadufasha igihe kugira ngo tubashe kugendana, tunarebe hamwe nubwo tudahuje. Nibuka rimwe muri ibyo bihe bitoroshye nari nagize ibibazo ku kazi. Hari igihe twahuraga n'ibibazo ko kugakubitwa ugataha wumva ushaka aho uririra. Akaba rero ari umuntu uzi gutanga ibisubizo bye biza vuba cyane, kandi nanjye sinashakaga yuko ampa ibisubizo. Nge nishakiraga ko antega amatwi akajya avuga ngo yo pole sana, mbese nuko byagenze, mbese akanyihera urutugu nkarira akampa pole, akampumuriza, bikaba birarangiye. Hanyuma ahita ambwira ngo ariko ibyo biroroshye. Ntabwo mwabyumva kumva umuntu waje yumva ashaka aho aririra ukamubwira ngo ariko ibyo biroroshye, ngo kuki ibyo bintu rwose wabyegereje umutima. Mbese muri rwa rurimi rw'uyu munsi wavuga ngo kuki wabyegereje umutima cyane, jya woroshya ibintu. Ayiwe
ndamubwira numva rero nkubwire ntabwo ari icyo nashakaga umbwira ngo pole ati yo rero ikintu navanyemo isomo navanyemo mbagira inama mbabwira akabanga mureke tujye tubwirana expectations zacu buriya aba bantu ntabwo babasha kudusoma mu mitima ni abantu nk'abandi ntabwo ari imana ntabwo bashobora kumenya ibiri ku mitima yacu mwebwe mubabwire ibyo mukunda mubabwire ibyo mwifuza ibyo ni byo somo nakuyemo muri communication nize kumubwira ngo uzi ikintu mba nshaka yuko uvuga ngo yo ngo pole sana nuko nguko kandi yatangiye kubyiga akantega amatwi akampa pole yarangiza akanangira inama kuko ni umujyanama mwiza cyane akampa inama ariko ibyo guhitamo ibisubizo yasanze bidakora arabivamo ubwo rero abatanga ibisubizo vuba nkawe mutangire kwiga no kuvuga ngo gutega amatwi mwige no kuvuga ngo yo ngo pole ariko niko bigenda ngira ngo turagana ku musozo buriya mu marembo ntawe ujya haririra twebwe mu marembo tuba twarabaye tafu tugashaka ibisubizo hanyuma wagera mu mahema bagatangira kukubwira ngo reka tunarire ariko umuntu arabyiga ahubwo reka mbwira abagabo wenda ubwo kimwe mu bintu abagabo ndabizi njya nkora counseling y'ingo nyinshi kimwe mu bintu bigora abagabo ni uko gutega amatwi kuko twe tuza dufite ready made solutions ibisubizo tukaza twabikoze ukumva umugore agomba kwicara ukamuha ibisubizo yanakubwira ko afite ibibazo ukamwereka ko rwose utagomba gufata imbeba ngo uyite intare ari nubwo najyaga mbimubwiriza expressions iyo nkamubwira ariko ntugafata amapusi ngo ugire ngo ningwe ibibazo ujye ubica amazi ubigire bitoya icyo rero iyo ni logique y'abagabo ngira ngo amateraniro nk'ayo ikintu adufasha no gutangira kumva yuko logique z'abagabo zinatandukanye n'iz'abagore ariko ikibikemura ni iki kubwirana uko tumeze expectations ukamenya ngo kuko ntabwo umugabo wawe ari imana nta nubwo ari na murumuna w'imana nta nubwo ayitwaza ibitabo nk'uko bamwe bajya bavuga aza ari umuntu gusa hanyuma ugomba kumukuramo umugabo wawe bivuga iki kuvuga ngo uyu mugabo agomba kumenya akamenya ko njye ntekereza gutya kandi akanyakira ibyo rero ngira ngo ni amasomo tugenda twiga nanjye ndi umupasitori kandi ndi n'umwarimu no kwiga narize ariko ntabwo tujya turangiza kwiga ngira ngo tugomba kwiga kuba hambo ukamenya ko rwose umuntu ashobora gutanga ubuhamya gutya ngo umugore wa pasitori yavuze ko hari ibintu batumvikanaho jewe nta kintu bintwara kubera ko hari ikintu niyemeyeho I'm not perfect kandi ibyo ndabibwira abagabo kugira ngo tubyemere yuko we are not perfect maze imyaka 66 y'amavuko maze 41 nkizwa ariko muri iyo myaka Yesu aracya ko tuzasa ntikurerekana aracyamira reka rero dusoze dusenga ariko nongere mbibutse ibintu bitatu bituma urugo ruba rwiza. Number 1, urugo rwubakiye ku Mana. Kandi reka mbigire practical ko hari igihe tuvuga ibintu bya teori. Urugo rwubakiye ku Mana rurasengana, ntabwo ari kuvuga ngo rurasenga, rurasengana. Umugabo akabumbura umunwa agasenga, umugore akabumbura umunwa agasenga, ukavuga amen, mugasengana. Abagabo benshi ntibasenga. Apostle ntabwo mbabeshya, nta mwanya afite ngo nzabibabwira ku cyumweru, tuzabigarukaho. Rwose icya kabiri, urugo rwubaha Imana, rwubahisha Imana ubutunzi bwabo. Ubu nsigaye nishima ko nshobora noneho kubyigisha batavuga ngo pastor ngo arashaka amaturo kuko nta caca inyoboye, ariko mushaka kugira urugo rwiza Imana yishimira, mwubahisha Imana ubutunzi bwanyu, mutanga icya-10 cyane cyane iyo ubutunzi bwiyongereye, kuko abantu benshi iyo ubutunzi bwiyongereye bagabanyiriza Imana. Yewe twabisezeranye tukira abafiance, we are a tithing family, n'abana bacu turimo turabibatoza, kuko iby'Imana yavuze nibyigenderaho.
ushaka kuba a wealthy family, tithe your income. Ni amaprincipe y'Imana, ntabwo ari ay'abapastori. Numva abantu benshi bavuga ngo abapastori bashaka amafaranga yacu. Ntabwo ari principe z'abapastori, si twe twanditse Bibiliya. Hello. Icya gatatu, urugo rwubaha Imana rugendera ku mahame yarwo. Abantu benshi baravuga ngo ariko Imana irabyumva, ngo ntabyo Imana yumva, ibyo yumva n'ibyo yavuze. Ngo ariko Imana irabizi ko turi abantu, n'ubundi Bibiliya yandikiwe abantu, ntabwo yandikiwe abamarayika. So ntimukiyorohereze, gendera ku ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabivuze. Ubahisha Imana igihe cyawe, musengane, mugendere ku ijambo ry'Imana, mwubahisha Imana ubutunzi bwanyu. Number 2, communicate. Mubone igihe cyo kuvugana byose. Abantu benshi baravuga ngo ariko turavugana, ngo tujyana no kurya muri restaurant. The worst place to communicate in restaurant. Kuko ntabwo umugore yaririra muri restaurant, nta nubwo yayelinga muri restaurant, kuko sometimes we yell. No kwa pastori tujya tuyelinga, kuvuga ngo ya wese wabivuga mwicaye muri restaurant, abantu babareba hoya byo mubivugira mu cyumba hirya mwicaye hahandi. Hanyuma ibisigaye plan, ariko tuzabinonosora ku cyumweru, nibwo tuzagaruka cyane kuri principe ya health leading to wealth. Umuryango, kuko biri mu bintu tugomba no gutoza abantu. By the way, natwe wenda dufite amafaranga, simfite menshi, ngiye ndi muri retirement, ariko ingo nyinshi zifite problem ya communication kuri wealth yazo. Tuzabiganiraho ku cyumweru. Munyemerere rero dusenge, dusaba umugisha w'Imana, dusoze, mutubabarire iminota 5 twarengejeho, ubwo tuzayibishyura ku cyumweru. Turagushimye Mana yacu, mu itangiriro niwe watekereje yuko urugo ari institution yawe, urema umugabo, mugenera umugore umukwiriye, unashyiraho n'amahame azatuma ingo zose zigenda neza. Nkuko washyizeho amahame yo gukora akazi, nkuko washyizeho amahame y'uburyo ibintu byose bigenda, udufashe kugira ngo ibyo tubyumve, udufashe kugira ngo tubyumvire. Aba bene data bose twateranye kuri uyu mugoroba, bumvise ubuhamya butandukanye, bumvise amagambo atandukanye. Turasenze ngo uvugane n'umutima wa buri muntu, kuko twese icyo twifuza ni kimwe, no kubaka ingo ziguhesha icyubahiro, nawe ukishimira kuziha umugisha. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire kuri izi ngo zose, imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire kuri aba bantu bose, kandi turabasengera mu byifuzo byose. Uwaje hano arwaye, izo mbaraga zimanukire kumukiza no kumurema bushya. Uwaje hano afite ibimuremereye ku mutima, imbaraga zawe zimanukire kumusubizamo ibyiringiro, kuko uri Imana idukunda kandi twitaho ikatugirira neza. Uwaba yaje mu rugo rwe harimo guhuhamo imiyaga, harimo gutembamo imivu, uyu munsi umwegere, umufashe kugira ngo umuteremo ibyiringiro, kandi nibigaragara nk'ibikomeye uzane igisubizo cyabyo. Turavuga umugisha ku bwoko bwawe, turasabira umugisha ubwoko bwawe, ubaho umugisha mu buryo bwose, ubaho umugisha w'ubuzima buzima, ubaho umugisha wo gukora icyo wakoze cyose kikababera cyiza, ubaho umugisha wo kukumenya no kugukunda no kugendana nawe, kandi iminsi yose bagendere munsi y'igicucu cyawe, bagendere munsi y'ubutware bwawe. Umugisha utanga urenze uwo twebwe twamenya, umugisha utanga urenze uwo twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera ubane n'aba bantu bose n'ababo bose aho bari hose, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amashyi menshi.